neza ndabasuhuje nari mbakumbuye cyane nizere ko muri amahoro aho muherereye hose ndabayambiriye yambi ni ukuri mukomeje kunkunda mukomeje kubingaragariza n'iby'igiciro ntago nabifata nk'ibisanzwe Imana yo mu ijuru ibamera umugisha mwinshi utagabanyije rero mbahaye ikaze ni njyewe Sisi ugarutse ku Ikamba Blooms TV mbahaye ikaze muze mubane nanjye mugubwe neza ariko uyu munsi ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umutumirwa mumaze kumumenyera ariko nkuko duhora tubona hari abantu bashya batugeraho yabibwira kugira ngo tugendane tuziranye karibu mwiriwe neza amazina yanjye nitwa Iryumugabe Clement tumaze kumenyerana ngira ngo ariko ni byiza ko tuganira tuziranye murakoze cyane Clement karibu cyane yego meze neza twari tugukumbuye byari ibyo inshuti zacu zatubwiye ko zagukunze zakunze ijambo ryiza ubagezaho yego nanjye ndabakunda kandi mukomerezaho ni ukuri ugitebuka abantu ntibakabimbaze cyane nawe ujye wibwiriza nibyo tugomba gukora umunsi wawe umeze ute umunsi umeze neza hanze hari akavumbi ntago byoroshye ariko umuntu arahitanya agatambuka ariko bimeze neza mu bindi bisanzwe meze neza ndamahoro biragaragara bakuze umutima gasesekara ku munwa ariko se abakunzi bacu bamenyereye ko bahesha umugisha wanyemerera ukabasabira umugisha ni ukuri barabikunze ibyo avuze nibyo cyangwa si byo Imana ibaha umugisha reka tubasabire umugisha mbasabira umugisha ituruka ku Mana ibazeho ari myinshi cyane kandi muhahe muronke mubone byinshi Imana muyisaba ibyo muyifuzaho byose ibikore waba papa waba mama waba umwana waba Imana ibaha ibyo byose muyishakaho uko bingana mu izina rya Yesu amen simbasengeye ni ukuvuga ngo niba wihebye ni ukuri utuze umutima Imana ntabwo yagutererana niba urwaye kandi nawe turagusabira Imana igukize ikiganza cy'Imana gikiza kigukoreho niba wabuze icyo kurya humura ni ukuri Imana iranyuranya ibihe ku buzima bwawe nyine urumva navukiye mu muryango usenga abakatolike bisanzwe bya bindi bya kera hanyuma rero ariko kumenya ubwenge mo gato mu myaka 7 nibwo nabonaga abarokore basenga bakora ibiterane ngira ngo nuzuye umwuka wera muri iyo myaka ndi mu myaka 7 ko ntazi ibyo ari byo wagira ubuntu bwo kuzura umwuka wera warabatijwe se nari narabatijwe mu katolike ariko urumva ko akunda ugiye mu barokore bari mu giterane nararize ngira agahinda kenshi sinamenye ibyo ari byo ndara mu mashyiga ndabyibuka ndi kurira baza kundyamisha nkabyanga nkabyuka nkajya kurira ngo Yesu bagiye kuza ibintu bikomeye urumva rero ni icyo gihe byahereye ariko nyuma biza kugenda bishiramo gake kubera kutamenya ibyo ari byo njya mu bundi buzima birarangira umupagani nyine kugenda nkura nyuma yabyo rero wenda haza gucamo igihe kinini ngeze mu myaka nka 20 oya nibyo ngiye mise ngira amatsiko none si icyo gihe wuzura mwuka wera urumva wari utaramenya neza iby'agakiza wari utarabatizwa ariko hari ibyo wabonaga cyangwa hari ibyo wumvaga namenye ibyo ari byo nyuma narishimaga gusa numvaga ibyishimo nkumva ndi mu munyenga nkumva biraza ntabwo narinzi ibyo ari byo nkumva ndi kuzana utuntu tw'uturirimbo ntazi aho turi kuva ariko nyine simenye ibyo ari byo urumva no kutagira umuntu kwitaho ngo akurere ubisobanukiwe bigenda bicogora gake uko ngenda nkura subira mu buzima busanzwe bwo umupagani icyo gihe se niba atari ibanga buriya wari ufite nk'imyaka ingahe utangiye mu myaka 7 muri Yesu mu myaka 7 umva wari ukiri umwana muto wari ukiri mu kurwana n'amategeko y'ababyeyi bagushyira mu ishuri bagira gute yego urumva ntabwo yabaga ari inzira yoroshye ko udafite urumva uri umukatolike yego ugahura n'ibyo ngibyo ntabwo byari byoroshye ko wabikomezamo uko niko kuri umuntu ukurera umuntu
gusobanurira yego umuntu wenda ukujyana muri école de dimanche ngo uvuge ngo wabaye muri Sunday school naho nyine byahise wumva bikendeye. Yego none se nyuma yaho byaje kugenda gute kugira ngo umenye abarokore, umenye uburyo basenga, unabashe gusobanukirwa ibyo bintu byari byarakubayeho? Haje gucamo ubuzima bwinshi, struggle ndende z'ibintu bitandukanye, ubuzima butandukanye, ariko wa munezero ntigeze uva mu mutima. Nubwo nakomeje kuba mu bintu byinshi, mu mayoga, matabi, byose nabigiyemo, ariko nkahorana wa munezero wo kumva nkunze ibintu byo gusenga, nkunze ibintu byo kuzajya mu ijuru, nkumva afite amatsiko y'ibyo bintu, urumva Imana yari yaragusogongeje, nkumva ndabishaka mu buryo butangaje. Kugeza ubwo rero wenda mu myaka nka 18 n'irindwi ntangiye kugira ubwenge cyane mu kuntu, nibwo nabashije kugera ahantu noneho hari abarokore basenga, ko ntangiye gusobanukirwa no guhura nabo cyane, ntangira no kubyinjiramo, noneho njya gusenga ariko nanjye gukurikira abandi, noneho nuzura umwuka yera neza, noneho sasa ndakizwa. Intambwe ya mbere yo kujyayo ni umuntu wagutumiye cyangwa warabyutse wumva bikujemo, cyangwa wumvishe basirimba uravuga ati reka nigire ahantu? Urabona abarokore ahantu bari, uri mu myaka myiza y'abadolescent, ahantu abarokore bari bararirimbaga nyine, urabona bagacuranga imiziki ikavuga cyane. Njye nabaye ntambuka gutya gusa, gutambuka birananira, numva nshaka kubyumva, numva ngize amatsiko kumva ibintu numva bari bashyizemo indirimbo baririmba, ndavuga reka njyeyo. Korali yari iri kurepeta, njyayo. Ngiyeyo ndicara ndabumva bararirimba, barasenga, ngumaho, baza kunganiriza ubeze utevuye uruwahe, ndababwira ndashaka kujya ku gice. Igice uwo mwanya nibyo kwigira umubatizo, ariko ubwo urumva barabanje barabinsobanurira, ni birebire. Ndababwira rero ndashaka kwigira umubatizo nkaba umukristo. Bihera aho ngaho nigira umubatizo, mba umukristo, ndabatizwa, nyuma ndanagwa mbivamo. None se wenda tutaragira nyuma yo kugwa, ni ukuvuga warabatijwe, umenya umunezero uba mu nzu y'Imana, yego, ukaba wabasha guhamya ibyiringiro byawe, yego, ukabuza Imana ikora, Imana igira neza, Imana ihindura amateka. Ariko wenda sinzi niba waraguye kubera imyaka cyangwa niba waraguye kubera, urebye naguye kubera ubuzima no kuba ntarisobanukiwe cyane ibintu by'Imana, kubera uko narimo nirukanka nshaka ibintu by'imibereho, akazi gushaka kwiga n'iki, ibi byose gatuma mpura n'abandi bari mu buzima nk'ubwo ngubwo bashaka nk'ibyo kandi badakijijwe. Mbijyamo gutyo rero, ariko sinabitinzemo, nahise nongerage ndigarura, numva umutima wanjye ntabwo uri guhamanya nabyo, ndigarura. Kuva icyo gihe rero kugeza uyu munsi mpagaze mu buntu bw'Imana. Yego. None se mbere yaho hari imirimo wari warafashe mu nzu y'Imana, ko buriya n'umurimo burya hari ukuntu urinda? Yego. Cyangwa se waje gufata nk'imirimo nyuma ugarukiye Yesu, dore ko ari umunyembabazi, ababarira akibagira? Yego. Ni ukuvuga ngo narakijijwe, ntangira gusenga neza. Nyuma y'icyo gihe njya mu murimo w'Imana nk'ibisanzwe mu rusengero, buri cyumweru nkajya guterana, numva n'ubundi biranze, numva byanze guterana gusa, njya kuba umuririmbyi, mba umuririmbyi, ndaririmba, nararirimbye igihe kinini, kandi nkumva mbikunze, n'ubu ndabikunda, nubwo wenda ntabishobora cyane, ariko ndabikunda. ndi mu bandi urabona, ariko n'abaririmbyi buriya barimo ingeri nyinshi. Abaririmbyi bashobora kuririmba bonyine, abaririmbyi baririmbira mu gikundi mu bandi. Urumva njyewe umanza impano yanjye ari ukuririmbira mu bandi, kuko nabaga nshobora kuba naririmba indirimbo nyinshi ariko ntaririmba indirimbo njyenyine, nkaririmbira mu bandi kandi nkafata mikoro nkanaririmba bigakunda. Ariko n'abandi hanze ya korali ntashobora kuririmba indirimbo njyenyine ngo bishobore. Sinzi ibyo bintu, ariko nyuma naje kugeraho nabyo ndabireka. Ubu ngubu wenda utarabireka, ntako
wari waragize imana yo kubona mwuka wera ukajya wumva uturirimbo urumva imana yo yaragutegura nari umuririmbyi waragiye wandika nk'indirimbo wenda ukazihakora ukaziririmba nari umuririmbyi ariko sinigeze ninjira mu bintu byo guhanga indirimbo cyane ariko ntago nabura nk'ebyiri eshatu nahimbye nkaziha amakorari urumva rero ntago nabyinjiyemo cyane ariko narabikoze mu gihe cyabyo kuvuga ngo hari imana kurimo buriya nuko utarayiha umwanya hari cyane birashoboka hamwe n'imana izajya birashoboka pe birashoboka ndetse uburirimbyi se wakomereje mu biki mu buzima busanzwe nkunda gusenga nabura byose natakaza byinshi nababara birenze cyangwa simbabare nanishima cyangwa nkanishima cyane ariko sinabura gusenga ndabikunda ku rwego numva nta cyabinyaka no kureka kuririmba hanini nashakaga kubona umwanya uhagije wo gusenga ariko mfite n'ibindi byanjye nkora by'ubuzima busanzwe by'imibereho ko nararirimbaga nkanasenga nkabona biri kokipa umwanya wose gushaka imibereho bikagorana mpitamo rero gusenga ariko nshaka n'imibereho urumva nibyo byamfashije cyane nabyo ni byiza cyane ko tugeze mu kinyejana umukristo agomba gusenga ariko akanagerageza gukora bikaba byiza no kuba mu buzima buri equilibre ubasha kubalansa ku buryo buri kintu giha umwanya wacyo wenda muri ibyo byose ntekereza warabanje utekereza igifite imbaraga muri wowe kurusha kugira ngo wenda ari cyo ukurikira kugira ngo wenda ube wareka ubwo buririmbyi ariko imana nigushoboza uzabisubiremo kuko n'imana yawe ntaho wayihungira ntago ubigemo none se wenda wabwira iki nk'abajene abantu bageze muri iriya myaka ya adolescence bari mu nzu y'imana umunsi umwe bakabivamo ubundi bakabijyamo wabagira nk'iyi nama ikintu nababwira cya mbere gukorera imana nta gihombo kirimo ikindi rimwe na rimwe usanga ku bajene ku bantu nyine babyirutse benshi gusanga gusenga bisa nibateye isoni rimwe na rimwe wasanga ari ishushanya ageza ahagera akifatanya n'abandi badafatanije kwizera uranyibukije uswara igihe umuntu umubwira ngo Yesu ashimwe akakubwira ngo hayi akanga guhamya bitewe wenda n'abantu kumwe nabo ariko gukizwa ni ibintu ugomba kuba uri fier yabyo ukabyumva ukaryoherwa n'ibyo bintu ko agakiza kararyoha icyo nababwira rero ni uko gukizwa biba byiza iyo ubigiyemo ukabibamo kandi ugahamiriza bose kukijijwe yego noneho mu kazi mu kwa kundi ushaka akazi cyangwa ushakisha imibereho agakiza kawe kakaba imbere byose kugira ngo utaza kugira ibyo wangiza wirengagije kuri umukristo numva ari ibyo hakabaho guhamya kwimbitse wowe ukihamiriza ubwawe ariko guhamya kwawe wihamiriza bikagusohokamo bikagera no ku bandi ni byiza cyane kuko buriya guhamya birafasha kuko ariko nanone abantu bakumenyera ku mbuto wera ushobora kuvuga Kristo ukavuga Yesu ariko biri ku munwa gusa bitari mu mutima ni ukuvuga ngo ibyo uvuga bitandukanye wenda urava mu kazi kawe ka buri munsi ujya gusenga rimwe na rimwe ujya no muri boîte sinzi unywa inzoga wenda wihishe cyangwa uri kumwe n'abantu batakuzi ni byiza rero guhamya ni ukuri uko niko kuri kuko imbuto Bibiliya yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ni ukuvuga ngo iyo ushaka kugaragaza agakiza ushaka kugaragaza ubukristo ntabwo ari uko nagufashije cyangwa nafashije uriye ko gufasha ntaho bihuriye n'agakiza ikindi kwitanga mu gikorwa runaka ibyo nabyo ni ibindi ukwabyo ntabwo ari agakiza ubwo gukizwa ni ukuba wowe wari wirinze icyaha ufite umutima uguhamiriza ko nta cyaha ufite imbaraga zibasha kurwana n'ibyaha kandi ukabinesha ako niko gakiza wanabigwamo ukabasha guca imbere y'Imana kuko n'Imana ibabarira ibyaha dukizwa buri munsi of course buri munsi ukagerageza kwiyeza ukagerageza kwikiranura n'Imana kuko ntabwo bavuga ngo uri umutagatifu ariko nanone se hari abantu bafata agakiza nk'ikintu kiboa nk'ibintu birambiranye ibintu bidasirimutse yego
Ikintu ukumva ko rero ari na- ibintu wenda by'abantu baciriritse. ikintu wenda natangariza abantu, niba hari ibintu by'ibisirimu ni ugukizwa. Yes, nanjye ibyo turabyemera. Yego, umuntu niba ari umujene ushaka kuba umusirimu neza, yarize amashuri ye cyangwa ari ntayo afite, ari umupapa ari umumama ashaka kuba umusirimu, nabanza atunga agakiza kwanza, atunge Yesu muri we. atunge Kristo mu buzima, amwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, w'ubuzima bwe, amuyobore. Ibyo ni byo bintu biri fiere cyane, ni titre, atari titre kwitwa umwana w'Imana, umwana w'umutwaro utwara abatware, ni titre. Umva, umwami usumba abandi bami. ibyo bintu birarenze, ubabarira akibagira ntagucyure, umuntu utanga amahoro yo mu mutima utabasha kubona. Ushobora no kujya muri ibyo biyobyabwenge, ukajya muri busambanyi, ukajya no mu bindi byose wumva biguha amahoro, ariko aba ari ay'akanya gato. Uko niko kuri. Muri Yesu niho ushobora kubona amahoro y'umutima, nta nandi wayakura. Uriya niba ufite amafaranga angana gute. Ubuzima bwiza, ubuzima bwiza nubwo tujya tuvuga ngo abantu ngo bafite ubuzima ngo badakijijwe, reka. Ubuzima bwiza abantu babimenye, ubuzima bwiza buri muri Kristo honyine, buri mu Mana. Icara mu Mana, ube mu Mana, ubuzima bwiza uba bufite. Ubuzima bwiza buri mu Mana kandi niho biba. Rero nkibaza tumaranye iminsi, ariko ndibaza nk'umuntu umumama wubatse urugo, kubera iki wahisemo gutanga umusanzu wawe